Inama y'umunsi y'abashakanye, umwanya wanjye, akamaro ko kubaha uwo twashakanye. Iyo muri mu myaka ya mbere y'umubano wanyu ari byo gukundana ndetse n'ukwezi kwa buki, biroroshye cyane yuko rwose muba mwishimye mukunda kuba muri kumwe ndetse n'ibyo mutumvikanaho atari ibintu bikomeye cyane. Ibi rero muba mutumvikanaho uba usanga ari ibintu rwose bitanabagoye. Gusa ariko rino tandukaniro rimwe cyangwa se menshi ari hagati yanyu, nubwo ku ntangiriro rwose ashobora kuba nta kintu abatwaye, ariko mu gukomeza bigenda bizamba abantu bagatangira kubwirana nabi ndetse we no gusuzugurana hagati yabo. Ahanga rero wakwibaza uti nibo dukundana atari ibintu twumvikanaho kandi byinshi, mwiriye guhagarika umutima wanjye. Bwa mbere ikintu mugomba gukora ni mushake kwimenya bundi bushya. Ikintu gishoboka cyane ni ukubanza ukongera gufata umwanya, hanyuma ugasubira mu bintu bikugira uburiwe ku giti cyawe kandi nawe ukamwiga, ukareba uko ari ndetse n'uko ameze. Nyuma ya byose ibaza uti se n'ibiki binshimisha kandi binyura. Ibaza ibishimisha umukunzi wawe ndetse n'ibimunyura. Niba icyo ubona yihariye imbere yawe kuruta abandi, ibyo rero ni imwe mu bizatuma wumva uko umukunzi wawe ari ndetse n'uburyo ushobora kumunyura. Burya urukundo ni abantu, uwo uri we ndetse n'uwo ari we, kandi uko mugerageza gukomeza guhuza rwose n'ibintu bizakomeza kubanyura ndetse no kubashimisha cyane. Icya kabiri, gerageza kugaragaza ibibahuza mwembi kandi aribyo mugerageza gushyira imbere. Ni ngombwa yuko buri umwe muri mwebwe yubaha buri wese ku giti cye, ariko kandi mukanita no ku kintu kivuga ngo ni iki kiduhuje cyane kurenza ibindi. Iyo rero mu bukwe n'umuntu utameze nka we, ni ukuvuga mudahuza byinshi, biroroshye kuba mwatangira kutumvikana. Iyo itandukaniro ryanyu risa nkaho rirenze ibyo muhuza, igihe kirageze cyo kongera guhura hanyuma no guhuza ibyo muhuza kugira ngo rwose mugerageze kongera gukomeza umubano wanyu. Ikintu ugomba gukora, iga imiterere y'umukunzi wawe ndetse n'ibyo akunda. Ese uwo mwashakanye akunda ahantu hatuje cyane kuruta hasakuza? Wowe ukunda ibitandukanye n'ibyo wakunda, iga kumwubahira uwo ari we hamwe n'uko yitwara. Ikindi noneho, niwo mwashakanye yifuza umwanya utuje, mushobora kwitoza kuguma mutavugana byinshi ahubwo mutuza, cyane cyane hagati yanyu. Emerera itumanaho kuza mu mubano wanyu. Urugero, niba uwo mwashakanye akunda kuba yakora ibintu bituje, mubaze hanyuma muganire icyo akunda kurenza ibindi, anashyira imbere. Niba wenda akunda gusoma, gerageza rwose kumujyana ahantu ashobora gusomera. Niba akunda kunywa agakawa, wahamusohokana. Niba akunda gushushanya, wamufasha. Niba akunda kwandika n'ibindi, rwose wamujya inyuma. Ibyo byose rero bikaba bizamwereka yuko ukomeza kumuba hafi, bikaba bizamwereka yuko uri umuntu umufasha mu buzima bwe, kandi rwose yuko uri umuntu atagomba kwishisha ahubwo agomba kwishimira. Ni gute n'uwo mwashakanye muzi itandukaniro riri hagati yanyu ndetse n'ibibahuza? None se itumanaho ryanyu ni ryiza cyane mu mubano wanyu? Turi buze kuza kwishimira kukumva, Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nemi Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nemi. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigagukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.